dutuma ku bantu ubundi ijambo ry'Imana muri Mose 3:7 haravuga ngo nta kintu nzigera nkora ntabwiye abahanuzi. Hari abantu bavuga ngo ariko kuki Imana ihora idutumaho ibintu bibi gusa hoya hari n'ibyiza, ariko akenshi bibi Imana ibiza ndi kugira ngo ikebure abantu bagaruke mu murongo. Hari n'ibyiza rwose igivuga biterwa n'iki Imana ishaka kumenyesha abantu bayo. Hari abantu muri mu bihugu byo hanze mufite ibyangombwa mwamaze kwizera ngo ibintu ni trebye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ndi mwiyerekwa nagiye kubona basenze biravuguruza. Hari umugambi mubi rero wa Satani uri gukorwa mu kirere cy'umwuka ku banyarwanda mwagiye mu bindi bihugu, ku buryo mushobora kuzahagurukirwa n'ikintu cyatuma ibyangombwa byanyu bidahabwa agaciro nk'iby'abandi. Rero icyo ni ikindi kintu Imana yampishuriye. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo irababaye. Ngeze kuri ubuhanuzi nitegereje ishusho marayika w'Imana yanyerekanaga ubutumwa bumaranye ibyumweru 3. Marayika w'Imana arambwira ngo ndababaye, Imana irababaye, ba diaspora Imana irababaye mbisubiremo. Niyo mpamvu naje nanjye ndi mu ishusho y'akababaro. Murabona ko nta makeup nigeze nitera, nta maherena, nta mabiju, ntabwo nigeze mu by'ukuri nza ndi mu kirere gishimishije. Abantu baramenyereye kuri kamera, ariko Imana yarambwiye ngo irababaye. Imana irababaye, ibabajwe n'abantu yagiriye neza. Mwamara kugera hanze mukijandika mukaramya dosasoma Ingoro TV yes ariko Ngoma TV ibintu nitirebye kabisa. Twinjire mu kwezi kwa kabiri dushima Imana. Zone 250 ari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga. Kuri screen yawe uri kuhabona umutumirwa twese duhanze amaso, uri gusa neza. Mushumba twakwakiriye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. N'abantu bakoze subscribe bose bakwakiriye. Umva abantu rwose bakoze subscribe kuri Apostle Zino Fish. Kuri mbashimiye bikomeye, mbashimiye. Umva ntabwo nabona uko mbashimira. Imana ikomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu. Kandi n'uwundi muntu ufunga iki kiganiro cya mbere bwa mbere nawe kandi subscribe kugira ngo turusheho kugira gute baze kubasha gukurikirana ubuhanuzi ngiye gutambukiriza hano. Without makeup and biju n'amaharya babyita n'amabiju. Ngwiki without makeup murasa neza. uyu munsi nje mu mavuta. Hari abantu bamaze iminsi hari umunsi abantu bamaze iminsi bakomanta gati Apostle Zine turagukunda ariko rwose urasakuza. Uyu munsi n'ukuri ndavuga nitonze. Oya no wagabanyije byinshi. Hari n'abavugaga ngo uwo musatsi wawe ari umuntu hano urafite umusatsi none n'agatamba. Uyu munsi iri kumuka wera w'Imana yanyoboye kubera ko nje kuvuga ubutumwa noneho mu bundi buryo. Nzanye ubuhanuzi bw'abantu b'aba diaspora. Umuntu utari mu gihugu cy'u Rwanda uvuga ikinyarwanda ubuhanuzi buramureba. Umuntu ufunguye none atera agatebe ntagende agenda ari uko ubuhanuzi mbushoje kuko burakureba, bureba umuvandimwe bawe, bureba inshuti yawe. Umva niyo mpamvu ubuhanuzi bugomba kuza kugera ahantu hashoboka, kuko Imana yampagurukije mugani wawe ati naje nta makeup nta mabiju ntaki. Ubunyine wibwira impamvu. Hari ukuntu Imana ihagurutse intumwa kayibwira ati ndagutumye genda ufite umwifato uyu n'uyu. Reka mugirireho umugisha ngusengera imbaraga z'Imana zibane nawe kandi umwuka wera w'Imana ukubeho mu izina rya Yesu. Amen. Gaho kariba gatete nakawe cyane. Ese wabisoje? Yego nongeye kubishimira n'ukuri amakamera ari imbere yanjye, abakunzi banyu n'ukuri bahesheje umugisha tugitangira. Nkuko mubizi nyine nitwa Apotre Rosine nyina ndiho kubgayo. Hari abantu bashaka ko bambonye bwa mbere ndi umushumba Bohoka Ministry nkorera umurimo w'Imana Kigali. Uyu n'umwaka wa 9 maze ndi umuhanuzi kazi w'Imana, nkaba ari umwaka wa 4 maze ndi umushumba. Rero nsanzwe ntambutse ubutumwa buhanuzi haba mu rusengero, haba mu giterane, haba ku magurupe ya Zoom usengeraho, ariko nibwo bwa mbere nje kuri kamera nkavuga ngo Imana yantumye ubuhanuzi bumeze gutya na gutya na gutya na gutya. Amavuta rero y'intumwa ubu yatangiye gukora noneho mu buryo buri official. Ikindi navuga nuko intumwa ntabwo yicwa. Umunyarwanda yavuze ngo intumwa ntabwo yicwa. Niyo mpamvu rero message ngiye kuvuga Imana yayishize ku mutima. Iyi message rero ireba abantu ba diaspora. Mu diaspora wese unkurikiye, waba umukobwa, waba umuhungu, waba umubyeyi ukuze cyangwa mutoya, waba umushumba, waba umukozi w'Imana, icyo uri cyo cyose upfa kuba uri mu diaspora uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ukaba utari ku butaka bw'u Rwanda. Imana yampaye ubutumwa bukomeye. Imana yarambwiye ngo nimusengere ukwezi kwa kabiri cyane.
ubu nibwo buhanuzi bwa mbere nagiye kubona, mbona ndi mwiyerekwa, mbona ukwezi kwa kabiri, mbona haje ikintu kimeze nk'igishitingi, mbona gitwikiriye ukwezi kwa kabiri, mbona ukwezi kwa kabiri kubaye kubi. Imana irambwira ngo bwira abantu basengera ukwezi kwa kabiri bikomeye. Ubuhanuzi mbuzanye ku itariki ya nyuma y'ukwezi kwa mbere, kugira ngo umuntu wese ukibwumva agerageze gusengera ukwezi kwa kabiri ahantu aherereye. Imana irongera irambwira ngo nimbwira abantu b'abadiaspora mwagiye muvugana n'Imana mukiri mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibintu mwagiye muvugana n'Imana, Imana ibabwira ukuntu muzitwara, Imana ibabwira ukuntu muzifata mumaze kuva muri iki gihugu. Mugezeyo mugoma mu murongo, mukomeza gukurikiza iby'Imana yababwiye. Imana yambwiye ngo mwirambirwa kuko nabonye harimo abihebye, mbona harimo abari kwitotomanga. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo iraje. Uyu mwaka Imana ije guhemba ariko no guhana izahana. Nuko yambwiye. Imana irongera irambwira ngo nimbwira abadiaspora musengera ibyangombwa mufite. Iyo umuntu ahanuye iki kintu, hari abantu batazi agaciro k'umuhanuzi, hari abantu batazi impamvu Imana idutuma ku bantu. Ubundi ijambo ry'Imana muri Amose 3:7 haravuga ngo nta kintu nzigera nkora ntabwiye abahanuzi. Hari abantu bavuga ngo ariko kuki Imana ihora idutumaho ibintu bibi gusa? Hoya hari n'ibyiza, ariko akenshi bibi Imana ibiza ndi kugira ngo ikebure abantu bagaruke mu murongo. Hari n'ibyiza rwose igivuga, biterwa n'iki Imana ishaka kumenyesha abantu bayo. Hari abantu muri mu bihugu byo hanze mufite ibyangombwa, mwamaze kwizera ngo ibintu ni trebye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ndi mwiyerekwa. Nagiye kubona mbona mufite ibyangombwa, ariko mbona hamanutse itegeko rishikira ku bantu muri ibyo bihugu mutahavuka. Biba ngombwa ko mu byangombwa mufite hari ikintu kigiye kuzahinduka, hari ibintu bimwe na bimwe bizakurwamo. Iki kintu ntabwo mwacyemera kitarabasohoraho, ariko agaciro k'umuhanuzi nuko yaje akavuga iki Imana amuhishuriye. Ntabwo umuntu yicara ahubwo arakomeza akinginga Imana agasenga. Ntabwo twishimira ko ubuhanuzi bw'inkubwo busohora ku bwoko bw'Imana. Nicyo umuhanuzi ubundi abamaze. Rero abantu ni musengera ibyangombwa, abantu muvuga ngo dufite ibyangombwa, ni musengera ibyangombwa byanyu, ibyangombwa mufite muri icyo gihugu, mubirindisha amaraso ya Yesu. Ubu muri bubyumve cyane kuko ubuhanuzi bundi bwemera uko busohowe, ariko ntabwo twifuza ko ikibi nabonye mwiyerekwa gishobora gushyikira ibyangombwa. Hari umuntu ushaka kuvuga ati nge hano ndatuye byose biruzuye. Umva, muzabaze Esther ukuntu yahinduye itegeko ry'ibwami kwa Hosuwerisi. Hamani yamaze kumanika ko bagomba gupfa Abayuda, ariko asenze biravuguruzwa. Hari umugambi mubi rero wa Satani uri gukorwa mu kirere cy'umwuka ku Banyarwanda mwagiye mu bindi bihugu, ku buryo mushobora kuzahagurukirwa n'ikintu cyatuma ibyangombwa byanyu bidahabwa agaciro nk'iby'abandi. Rero icyo ni ikindi kintu Imana yampishuriye. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo irababaye. Ngeze kuri ubu buhanuzi nitegereje ishusho marayika w'Imana yanyerekanaga ubutumwa bumaranye ibyumweru 3. Marayika w'Imana arambwira ngo ndababaye, Imana irababaye, badiaspora Imana irababaye mbisubiremo. Niyo mpamvu naje nanjye ndi mu ishusho y'akababaro. Murabona ko nta makeup nigeze nitera, nta maherena, nta mabiju, ntabwo nigeze mu by'ukuri nza ndi mu kirere gishimishije. Abantu baramenyereye kuri kamera, ariko Imana yarambwiye ngo irababaye. Imana irababaye, ibabajwe n'abantu yagiriye neza. Mwamara kugera hanze mukijandika, mukaramya dosansoma edesika, mukaramya izindi mana, mukayitera umugongo. Imana ibabajwe n'ukuntu abantu yagiriye neza, yakuye kure. Mwamaze kubona umugisha mukayitera umugongo. Imana yarambwiye ngo reba, hari abo nabwiye ko nzabaha ingo, hari nabwiye ko nzaha akazi, hari nabwiye ko nzagira abakomeye, hari nabwiye ko nzaha amafaranga nzabimura. Bageze mu bihugu none reba ibyo bari gukora. Imana irababaye bavandimwe, Imana irababaye. Hari abari abakozi b'Imana mwataye umurimo, mwarahageze ngo muramye izindi mana, mwarahageze ngo muyandurisha ibizira. Niko yambwiye ngo genda ubabwire ngo babaye nk'Abayisiraheli. Nabwiye ngo bamara kugera Kanani ntibazibagirwe. Ati none babwire ngo baribagiwe. Nuko Imana yambwiye. Imana igerekaho ijambo rikomeye, iranambwira ngo babwire ngo muhawe amezi 6 yo kugira ngo mukosore ibintu mwangije. Nuko Imana yambwiye impereza ijambo muri Bibiliya muza gusoma mukazarisengeramo. Uyu muntu urafatwa n'iki kintu Imana yavuze, urasabwa guhita ukora amasengesho y'umunsi umwe, ukongera ukiyunga n'Imana. Imana yampaye ijambo riri muri Yona ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 10. Imana irambwira ngo umbwirire aba bantu barambabaje ngo ariko mbere y'uko umujinya wanjye ubashyikira mbahaye amezi 6 yo kugira ngo basubize ibintu ku murongo. Muvandimwe,
muntu uzi ko wakoreraga Imana, muntu uzi ko wirindaga, muntu wageze ibwami ukiyandurisha ibizira, muntu we wameze imvi z'urutarutaro, wagira mwabira bihugu byo hanze ukitwara uko utaruri. Imana mwabanaga neza, none ubu abantu urabona basenga ukabatuka, urabona abantu babwiriza ukabatuka ngo nabasazi, kandi isengesho ryo ryakwicaje muri icyo gihugu. Imana yambwiye ngo irababaye, Imana yambwiye ngo irababaye, irambwira ngo mbahereze iri jambo muri sengeramo buri muntu wese akora amasengesho y'umunsi umwe yongera agarukira Imana. Ahantu haranditse igihe Imana yatumaga Yona ngo agende ajye Nineve abwira abantu baho ko mu minsi 7 kubera agahinda bateye Imana kubw'ibyaha ko mu minsi 7 izabarimbura, ngo ariko umwami w'i Nineve ngo akimara kubyumva ngo aca bugufi ngo yinginga Imana, ngo bambara ibigunira, ngo barasenga biyibuza ubusa, ngo batakambira Imana basaba Imana imbabazi kubw'ibicumuro byabo, ngo nuko ngo Imana ku munsi wa gatatu ngo ishira uburakarira bababarira. Bavandimwe, we wumvise iri jambo, wumvise ubuhanuzi mbuzanye mbabaye, kuko Imana irababaye. Babajwe nawe mukobwa, nawe mugore, nawe mugabo, nawe musore wuriye indege Imana izakugirira neza wahagera, yamara kubikora ukibagirwa aho wavuye. Imana yambwiye ngo irababaye. Amezi 6 Imana ibahaye, utazashyira ibintu ku murongo, utazagaruka mu nzira nziza, utazagaruka mu muhamagaro we, Imana bazihurira. Nuko Imana yambwiye. Imana irongera ubundi buhanuzi, irambwira ngo hari abantu muri mu bihugu byo hanze mwagakwiye kuba mwaratabawe, ariko umva icyatumye mudatabarwa, ngo mwijanditse, mwifatanya n'abatizera, mwifatanya n'ibikundi by'abantu. Imana irambwira ngo musome Abacamanza 7:4. Niko Imana yambwiye. Rambwira ngo dore mwagendanye n'ibivunge by'abantu, ngo mwagendanye n'ibivunge by'abantu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo Uwiteka yarakabwira Gideyoni ataba abantu barakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku kagezi, mubwire uwo mujyana nabo abaribo aho mujyana nawe. Ni ukuvuga ngo hano hari abantu mwagiye muhaguruka Imana yavuganye namwe, ariko kubera ukuntu mwagiye muhagurukana n'abagore, mugahaguruka n'abagabo mu ngendo zanyu, mu buzima bwanyu bwa buri munsi, hari abantu bagiye babafungira imigisha mwazanye mu buzima bwanyu. Ijambo ry'Imana bacama mu itangiriro batubwira ukuntu Loti yahagurukanye na Aburahamu, itangiriro 12, ngo agahagurukana ibizira, ngo amaze guhagurukana ibizira ijwi ry'Imana ryaracecetse kuri Aburahamu ari mu rugendo, ryongeye kumugarukaho amaze gutandukana na Loti. Bavandimwe, hari abantu mutagomba kugendana muri uru rugendo, bagiye bafunga imigisha yanyu, badindiza imigisha yanyu kubera ikivunge cy'abantu mwahezemo hagati, murererwa kwitarura kugira ngo Imana izisohoze ibyavuganye namwe. None muri kwitotomba, muri gutuka Imana ngo ntabwo yaje. Kikikira Imana yakintumyeho, yambwiye ngo nimwivangure, nimuve mu bivunge, ureba abantu muri kugendana nabo abaribo. Imana numara gusobanukirwa abantu muri kugendana abaribo, Imana izazikora iby'ubutware. Imana irongera intuma ku bandi bantu. Imana irambwira ngo hari abantu bari mu bihugu byo hanze, Imana yamaze gushyira kuri liste imeze nk'iy'inzererezi. Aba bantu bigiye kuzabagendekera gute? Mu minsi iri imbere aba bantu bazirukanwa mu bihugu murimo, muzirukanwamo. Umuntu bumva ubuhanuzi ntace bugufi ngo asenge Imana. Imana nta kintu itahindura, Imana ntabwo yabura kuza kukugirira neza wayiciriye bugufi. Hari abantu Imana yamaze gushyira ku rutonde rw'abantu bameze nk'inzererezi bari mu bihugu runaka. Igihe kigiye kugera izo nzererezi rero zisohorwe mu gihugu, mu bihugu bizigiye zirimo, ubundi zohohe. Hari abantu bagiye kuzashyirwa n'ubuhanuzi kubera ko banze kumvira Imana. Mureke mbabwire bavandimwe, igihe cya Nowa yabaje inkuge bamuseka, akabwira abantu ati mwakirinze ibi, bakamuseka. Igitondo kimwe imvura iguye bajya bakibuka yuko burya nawe ibyo yavugaga byari ukuri. Munsi ibintu byabashyikiye nibwo muzavuga ko abakozi b'Imana, Imana yadutumye twavugaga ibintu biri byo. Cyo kintu Imana nacyo yakintumyeho ngo mbabwire uko mugomba kwitwara. Hari abandi bantu Imana yantumyeho, hari abantu Imana yahannye. Ubu kugeza uyu munota abakozi b'Imana, hari igihe tubona abantu bari mu bibazo ngo baraje ngo tubasengere, wowe ugapfa gusengera umuntu utazi ikibazo afite ngo cyaturutse he. Hari abantu muri mu bihugu byo hanze mwicaye uyu munota mu bihano by'Imana. Imana yarambwiye ngo dore ndebera aba bantu, mbona abantu bicaye ahantu hasa no hasi. Imana yarambwiye ngo dore bari abantu bicaye hariya bari mu bihano. Imana yahanishije abantu ibihano 2 nibyo yambwiye. Yarambwiye ngo nahanishije abantu indwara, manisha abantu umusozi w'ubushomeri. Hari abantu muri mu bushomeri mutari mukwiye kububamo,
ibibazo, hari abandi mwatatswe n'indwara mutari mukwiye kwatakwa nazo, zabaciye intege, zatumye bamwe mumera nk'abantu mwasubiye hasi, zimwe zatumye mutakaza n'utuzi. Hari abantu muri mu bihano by'Imana, niko Imana yambwiye, kubera mwageze muri ibyo bihugu mukibagirwa Imana ya Isiraheli, kubera ko mwageze muri ibyo bihugu mukibagirwa icyo Imana yari yarakubwiye. Imana yigeze ibwira Adamu na Eva ngo muzarya ibintu byose byo mu ngobyi, ngo ariko kiriya giti do sansomare de kirorefo kontrere dotaye ngo ntimuzagikoreho, ngo umunsi mwagikozeho muzapfa. Hari abantu mwagiye mukora ku byashingawe, hari abantu Imana yabujije. Mureke mbabwire, iyo umuntu agiye kwinjira mu kintu runaka, Imana iguha romarike, iguha kondisiyo. Igihe cyose iyo romarike utayubahirije, Imana mugirana ikibazo. Hari abantu rero muri mu bihano by'ubushomeri n'uburwayi, kuko Imana ifite ubutware bwo kohereza uburwayi mu mubiri wawe nk'uko yabikoze kwa Lazaro. Imana ifite ubutware bwo kukunyaga ubutunzi nk'uko yabunyaze Yobu, kubera impamvu runaka. Rero hari abantu muri mu bihano, Imana irambwira ngo aba bantu muzasoma ijambo riri mu Bacamanza 6:1 kugera ku 10, murebe ukuntu mwagiye munyagwa imigisha mugashyirwa mu bihano kubera mwasuzuguye Imana. Imana irambwira rero ngo nimbabwire ngo nimugarure ibintu ku murongo. Imana intuma ku bantu bandi. Imana irambwira ngo hari abantu bafite intimba, hari abantu batawe, hari abantu bari nk'igisuzuguriro. Imana yarambwiye ngo nimbaho ubuhanuzi, ari nabwo ngiye gusengeramo muri mu Bacamanza 7:2. Imana irambwira ngo nimuhumure mwebwe mwatawe, mwebwe mufite agahinda, ngo Imana ntikirisha amaboko menshi. Ibyo ni ryo jambo ry'Imana ryanditse mu Bacamanza 7:2. Iki ni igihe Gideyoni Imana ari imwohereje kujya gucungura Abamediyane, kujya gucungura Abayisiraheli mu maboko y'Abamediyane. Icyo gihe rero ahagurukana n'amaboko menshi y'ingabo. Imana amubwira ati Gideyoni we, aleluya, ati izo ngabo zikabije kuba nyinshi, izi ngabo ntabwo nabakirisha nkoresheje izi ngabo kugira ngo mutazirata imbaraga zanyu. Hari abantu Imana yagiye yemera ko abantu babavaho muri ubu buzima, ikemera ko inshuti y'umumaro igenda, Imana ikemera ko umugabo aguta, ikemera ko umusiposa agenda, kugira ngo utaziringira amaboko y'uwo muntu. Hari abantu bagiye bava ku buzima bwanyu, rero Imana yabyemeye, yambwiye ngo nimuhumure, Imana ntabwo ikirisha amaboko menshi. Haleluya. Gideyoni akomeza urugamba. Imana amubwira ngo manura abasirikare ku kagezi, ngo bamwe bazanywesha umunwa, abandi bazanywesha ururimi. Imana yari igiye gutoranya abantu ba nyabo bo kugenda na Gideyoni. Imana igutoranyiriza abagore ba nyabo, Imana igutoranyiriza abagabo ba nyabo muri uyu mwaka. Haleluya. Imana igutoranyiriza umushumba wa nyawe, mwagendana akaguhesha umugisha. Imana igutoranyiriza umubyeyi wa nyawe, mwagendana akaguhesha umugisha. Imana amubwira ati dore atabanywesheje umunwa, ati nabanywesheje amaboko bavangure, haje gusigara ingabo 300. Imana amubwira ati izo ngabo rero nkeya zisigaye, ati izo ngizo nizo mugiye kujyana ku rugamba, izo nizo nzabakirisha. Rero muvandimwe, Imana ishobora guhagurutsa umuntu umwe mu buzima bwawe akaza gusohoza icyo Imana yavuze. Imana ishobora guhagurutsa abantu 2 akaza gusohoza icyo Imana yavuze. Hari igihe abantu bahangayika bakavuga ngo nta muryango mfite, ukavuga ngo umuryango warantaye, ukavuga ngo nta shuti ngira, ngiye nk'ubu nkoze ikirori natahurwa nanjye ubukwe, ngiye nkoze ikirori ubundi ndabanzira mu nama y'ubukwe. Ariko umva nkubwire, Imana ntabwo ikirisha amaboko menshi, niko yambwiye. Ntabwo Imana ikirisha amaboko menshi. Yazana umuntu umwe ku buzima bwawe, yazana Mose umwe akarangiza ibibazo byose, akaza ari mu mugambi w'Imana. Imana itugirire neza, kubera ko mu gihe cy'agahinda n'akababaro Imana ijye yambara ishusho y'umuntu, ikaza mu ruhande rwawe, ikaza ikaguhoza, ikaza igakuraho ibintu byose byakubabazaga, ikakuremera icyombo ariko yambaye ishusho y'umuntu. Gideyoni arangije amanuka mu rugamba. Haleluya. Ngo ariko muri iryo joro ngo Imana amubwira ngo manuka ujye mu rugerero rw'Abamediyane, ati ubundi utareye imbaraga kugira ngo uze kubasha kujya ku rugamba, ati kandi ujyane na Pura. Haleluya. Ngo aramanuka aragenda, ngo ageze mu rugerero rw'Abamediyane ngo yumva umwe ari kurotorera undi inzozi. Ho haleluya desika. Ngo aramubwira ngo umva ngo urabaye ndose muri robe. Haleluya. Ngo rya Sayiri ngo rimanuka ngo rigwa mu rugerero rwacu. Undi ngo aramubwira tumva ati yo ni inkota ya Gideyoni. Haleluya. Ati umuyisiraheli, ati uwo nguwo ati yo ni inkota ye, ati buri Imana ya Isiraheli yamutugabije. Bavandimwe mureke mbabwire, Gideyoni icyo gihe asubiye afite imbaraga. Imana ishimwe, aravuga ati kumbe Uwiteka burya yangabije n'abantu, nubwo rero ifite intege nkeya nkanga kugenda, kugeza ubwo Imana imbwiye ngo ningende, ngo Abisiraheli nzabarokora ntambara Abamediyane nk'uko umuntu atabara umuntu umwe. Bavandimwe nimuhumure abantu mwavuganye n'Imana mukaba mwari mwaratawe. Uyu munota ukabubona nta bantu ufite aho uri. Imana ifite abantu. Iyo abantu bagiye mu buzima bwawe, Imana izana abandi. Imana igira abasimbura muvandimwe. Niba abantu
abantu baje mu buzima bwawe bakagenda, ntugire ngo isi gucikiyeho. Imana igira abasimbura. Bene data, ubutumwa nibugere kure, ubuhanuzi nibugere kure, kuko ubuhanuzi ni imbuzi. Ba diaspora, shuti bavandimwe, ni ukuri Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo nimukosore ibi bintu muri aya mezi 6. Utazabikosora Uwiteka bazihurira. Imana ibaha umugisha rero. Muhumure, Imana ntikirisha amaboko menshi, kandi muhumure mu mbaraga zawe ukomeze kose Imana yagukoresha. Turagushimiye Data wa twese mwiza, izina ryawe ririhabwa icyubahiro. Aya masaha Papa soje ubutumwa bwawe ku bana bawe bari hafi ndetse n'abari kure. Dokiro refore de kire controle dotaye de sika de sansoma. Mana nyaguhora ku ngoma Imana yo ndasenze kugira ngo iri jwi rigeraho rigomba kugera, ubuhanuzi bugeraho bugomba kugera, ubutumwa bugeraho bugomba kugera, kugira ngo ubwoko bwe bubashe kurokoka umujinya wawe. Uri Imana y'inyembabazi, uri Imana igitugirira neza, uri Imana igiturinda, uri Imana igiturwanirira. Yo Uwiteka we, tugirire neza, girira neza aba diaspora. Ubu nabona ubwoko bwawe baragukundaga Mwami, aba n'abana bawe warabakoye mu maraso yawe Mwami. Ndasenze ngo ijisho ryawe ribahindukirire, ubagirire neza aho bari, kandi Mwami Imana wavuze ko ubwoko bwawe tuguhindukirira, nawe uzaduhindukira. uri Uwiteka. Urakoze Kristo mwiza kubwo kubana nanjye gusoza ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Bari baho umugisha rero bene data na inshuti y'abavandimwe ku makamera ndi imbere. Ni ukuri mbifurije umugisha w'Imana. Mu buhanuzi tuba twahanuye buriya tuvuga nyine tuvugana ubwenge bwinshi, kuko muhanuzi utagira ubwenge apfa vuba. Ariko ushobora gushaka kumpamagara, ugashaka ko dusengana, ugashaka kunsobanuza kuri ayo mayerekwa nabonye, wampamagara kuri nimero yanjye ya 0788942414, cyangwa ukansanga kuri Apostle Zino Official ukajya kundebaho. Mba mpari rwose, abantu bari hanze ya kode.